komera cyane inshuti wowe wahisemo gusura urubuga rwa AR Kacyiru, kandi aho ngaho hatukura ukore subscribe, nurangiza ukande kunzogera kugira ngo igihe ubutumwa bwiza bugeze hano bujye bukugeraho igihe. Murakoze cyane. Haleluya. Haleluya. Ni umunezero mwinshi kubabona imbere hano. Simbizi keretse buri wese haciye akareba uko musa, akareba uko munezerewe. Ndahamya yuko imbaraga z'Imana ziri muri uru rusengero, ziri mu mitima y'abari hano. Ndashima Imana cyane rero kubw'aya mahirwe, genda byita amahirwe yo kuyikorera muri ubu buryo. Ku batanzi amazina yanjye, nitwa Mukasine Marie Claire, aba ndi umukristo muri iri torero, muri iyi paruwasi kuva yatangira. Mu magambo makeya, ndi umwangirikani wavukiye muri iryo torero. Nagize umugisha wo kuvukira ku babyeyi badutoje gusenga tukiri bato. Iyo ndeba bariya abana ndanezerwa cyane kuko nibo torero ry'ejo. Ngira amahirwe yo kujya muri Sunday school, ngira amahirwe yo gukura ntozwa ko ngomba kubaha Imana, kuyikunda kandi kumenya ko Imana ishobora byose. Ibyo byaranyubatse cyane. Njya ntekereza nkumva nyobewe neza umunsi naturiyeho ko nakijijwe, kuko twabikoraga kenshi ku buryo bigora kumenya ngo ni iyihe tariki. Ariko navuga yuko shima Imana uyu munsi kuko yagendanye nanjye mu buto bwanjye kugeza aho mbereye mukuru mu mashuri, abo twagiye dufatanya hirya no hino. Hari ikintu cyagiye kitwubaka tukiri abanyeshuri tungana na bariya biterane bya ligue, murabizi, byaratwubatse biradufasha. Bimwe ngira ngo Kanoni yigeze kubivugaho gatoya, ibyo twayaduhuriramo za Kigeme, za Remera n'ahandi. Ibyo byose byagiye bitwubaka, biraturinda, turindirwa mu buntu bw'Imana. Ndashima Imana rero ko n'uyu munsi ikigero ngezemo, ngira ngo wenda abantu tunganya imyaka ntabwo ari benshi cyane muri uru rusengero. Abenshi ni urubyiruko, ariko hari n'abandi bari mu kigero navuga cy'abatangiye kuba batekereza kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko Uwiteka yagendanye nanjye, ndamushima, nahabwa icyubahiro. Nkimenye iyi gahunda naratekereje ndavuga nti ariko abavugabutumwa ba Kacyiru ko ari abantu b'abahanga babizobereyemo, njye bamenyereye kuvuga ibindi bintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe, bizoroha. Nuko ndavuga nti ariko Uwiteka ubwo yashimye ko iki gihe uyu munsi nshobora kumuvugira, nuko izanshoboza nk'uko yagiye inshoboza no mu bindi. Ubwo rero ndashima Imana ko numva ko ijambo yashyize ku mutima wanjye. Ndizera ntashidikanya ko ari Imana yari ishyizeho, kandi nuko yabonaga ko ari ryo ridukwiriye muri iki gihe, kandi kuri uyu munsi by'umwihariko, kuko uyu ni umunsi udasanzwe muri paruwasi yacu. Ni umunsi uri butangirizweho igikorwa gikomeye tugiye kwinjiramo kumara icyumweru cyose. Ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'umunezero. Ibyo rero nkumva mvuga nti nagira umugisha
ijambo rero nifuza ko tuganiraho ni ijambo rijyanye no kumaramaza kuko turi hano nk'abakristo benshi barabatijwe, ubwo bateye intambwe ya mbere yo kwitwa umukristo, kuyoboka Kristo. Ariko muri iyo nzira habamo n'intera. Intera ya mbere rero ni ukwakira agakiza. Iyo wakiriye agakiza hari intera uba wateye, hari intambwe uba uteye yo kwiyemeza kuba uwa Kristo by'ukuri, guhinduka. Niba warebaga muri iki cyerekezo ugahindukira, ukamenya ko Kristo yagucunguye, ko yakuviriye amaraso, ukiyemeza kugendana nawe. Iyo ntera rero ndahamya ko benshi bayiriho, ariko ni urugendo tugendamo ubuzima bwacu bwose, kugeza igihe tuzaba tubonanye nawe amaso ku yandi. Urwo rugendo rero bisaba byinshi kugira ngo turugendemo neza, tuzagere ku cyo twahamagariwe. Hari inkuru imwe nifuza ko duheraho mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi turahera, nifuza kwasoma. Murayizi iyo nkuru, ariko nifuje ko tuyisoma kugira ngo twiyibutse iby'iyo nkuru, hanyuma dufatanye kubivanamo ibiri budufashe muri urwo rugendo. Igice cya mbere cyo mu gitabo cya Rusi, kuri paje 255, igitabo cya Rusi kijya kigorana kukibona. Kuri paje 255 duhereye ku murongo wa mbere, munyemerere nsome ndageza ku murongo wa 18, nubwo amasaha yagiye ariko ndagerageza guhina. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni, undi yitwaga Kiriyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Barongora abanyamowabukazi, umwe yitwaga Orupa, undi yitwaga Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi. Maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu asubire iwabo, kuko yari yarumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Avaho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cya Yuda. Nawomi abwira abakazana bati, nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka abagirire neza nk'uko mwagiriye ba nyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu.
arabasoma, batera hejuru, bararira, baramusubiza bati oya, ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Nawomi arabwira ati bakobwa banjye, nimusubireyo, niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu? Bakobwa banjye, nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu, ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira? Ibyo byatuma mudashaka abagabo? Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Umurongo wa 14. Barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawe aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya niho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Naho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Iryo ni ijambo ry'Imana nifuje kuganira namwe uyu munsi, tureba neza ibijyanye n'iyi nkuru. Iyo turebye neza aya magambo avuga ibijyanye no kugusuhuka kwa Elimeleki na Nawomi, twabanza twibaza tutese aba bantu iki gihugu babagamo n'igihugu kihe? I Betelehemu i Yudaya mu gihugu cya Isirayeli, ni ahantu ubundi hari harahanuweho ibintu bihambaye, ibintu bikomeye cyane. Havugwa yuko hazaturuka abami bakomeye, ari naho hazaturuka umwami w'abami ari we Yesu Kristo. Betelehemu hari ahantu hakomeye, abantu bari bazi Imana, basenga Imana, ahantu undi wari we wese yakumva amateka yaho akaba yakwifuza kuhaba. Ariko i Mowabu, niba mubyibuka neza, ni igihugu cyari gituranye naho, ariko igihugu navuga yuko nta kintu kizira kigeraga kiziririza, gisa nkaho ari igihugu cyavumwe. Kuko niba mubyibuka igihe Loti bari bagiye kurimbura Sodomu, Loti akerekwa aho agombaga kujya, akavuga ati hariya ni kure sinagerayo. Bisa nkaho yajugunywe muri icyo gihugu, ariko cyaje kwitwa igihugu cy'i Mowabu. Nyuma yaho abakobwa be, aryamaniye n'abakobwa be, byari ibintu by'amahano, singiye kujya muri iyo nkuru ndende. Ariko nyuma y'icyo gihe abantu bose bakomotse kuri aba bakobwa cyangwa kuri urwo rubyaro rwa Loti n'abakobwa be, nibo baje kwitwa Abamowabu. Ni ahantu rero navuga yuko hari hafite izina ritari ryiza, ahantu hari imana nyinshi, ahantu utakwifuza kujya uvuye i Betelehemu, sibyo?
mugereranye nk'ubu ngubu u Rwanda muzi ko ari igihugu cyaciye mu bibazo bikomeye cyane, ariko Imana yabanye natwe tukaba tugeze ku rwego rwo kumva wishimiye igihugu cyawe, wishimiye kuba umunyarwanda, wishimiye kuba mu Rwanda, uvuga uti niyo byagenda gute sinava hasi najya gutura ahandi, kuko nta cyandutira iki, nta cyandutira u Rwanda. Ariko si ukuvuga yuko aha hantu niba hari na heza, si ukuvuga yuko hari nko mu ijuru, si ukuvuga yuko nta bibazo byashoboraga kutahaboneka, sibyo? Ariko hari ahantu utagereranya n'Imowabu. Inzara irateye, inzara irateye, habayeho gusonza, habayeho gushakisha izindi nzira, habayeho no kwibagirwa aho hantu uri, icyahavuzweho. Elimeleki rero na Mowabu na Nawomi nako barasuhuka, navuga ko bahunze inzara, baragenda bahungira he? I Mowabu. Bageze i Mowabu bari kumwe n'abo bahungu babo babiri, barashaka. Ariko mbere yo gushaka, Elimeleki aba arapfuye, Nawomi asigaye ari umupfakazi. Hanyuma nk'uko mwabyumvise, yaje no gupfusha abahungu be bombi. Ubundi mu Bisirayeli, ubundi cyari ikizira ko abagabo muri Isirayeli bashaka abanyamahanga, ntabwo cyari ikintu kirebwa neza, cyari ikizira. Ariko kuko bavuye mu gihugu cyabo, baragiye bajya i Mowabu, batangira kwiga n'imico yaho, ntabwo bahamerewe neza na gato. Imyaka 10 yose ubuzima babera bubi cyane. Wumve gupfakara ugapfusha n'abana, wari ufite abakazana bakiri bato, ye banapfuye nta na umwana bashoboye kubyara. Byari ibintu bikomeye cyane. Ariko noneho Nawomi aza kumva inkuru, amakuru y'iwabo, amakuru meza y'iwabo. Yumvise ayo makuru meza, ati iwacu hahandi nitesheje, nkaza muri iki gihugu nkakimererwamo nabi, ndetse agasa n'abavuga yuko Imana isa nkaho yamukuyeho amaboko. Afata icyemezo ati nubwo bimeze bitya, nubwo ko naje atari ko ngiye gusubirayo, ariko afata icyemezo cyo kugira gute, cyo gusubira iwabo. Bakristo bavandimwe, wenda mushaka kwibaza mukavuga muti birumvikana nyine yagomba gusubirayo, ntihari iwabo se? Ariko reka twibaze, ibi nashatse kubigereranya cyane n'urugendo rwacu turimo nk'abakristo. Iyo wamaze kwakira agakiza, uba uri icyaremwe gishya, uba ubaye uwa Kristo. Navuga yuko uba uhinduye identite, sibyo? Uba uhinduye icyo wari uri cyo, uba uhindutse icyaremwe gishya, sibyo? Ariko murumva ibyo bintu ukuntu bikomeye. Iyo uri umukristo wakiriye agakiza, uba uhindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bigize gute? Biba bishize, sibyo? Byose bihindutse bishya. Uba utangiye urundi rugendo.
mureke rero twibaze uru rugendo turimo ntabwo byose biba byera ngo de, sibyo? utangira urugendo ukiri muto, abagize umugisha wo gutangira urwo rugendo bakiri bato, Imana yarubarindiyemo, ibarinda byinshi, irabakomeza, irabubaka, irabatyaza. Ariko umuntu bagenda bamutyaza agenda atyara akurikije ibibazo, ibigeragezo agenda ahura nabyo, bikagenda bigutyaza, ukagenda ukura, sibyo? ukagenda ushimangira ya identite yawe, cya cyaremwe gishya kikagenda gikurira muri izo mpinduka. Ariko ntabwo byumvikana ukuntu wahura n'ikigeragezo ukavuga uti niba koko warasobanukiwe, niba koko warateye ya ntambwe, niba koko uri muri urugendo rugana mu ijuru. Reka mvuge yuko ndareba hano umusaraba na hano urahari murawureba, turi mu rugendo rugana rutumbira uriya musaraba, sibyo? Ntabwo byumvikana ukuntu muri za ngorane ushobora kugenda ugatambuka ugasitara, sibyo? Ariko urasitara ureba he? Utumbira uriya musaraba, sibyo? Ukongera ukabyuka, ushobora kunanirwa ukicaraho gatoya ukaruhuka, ariko uri muri ya nzira igana he? Ku musaraba. Ariko umunsi mwumvise Mukasine wari urimo agana mu nzira ijya mu ijuru, iyi ngiyi tuvuge ko ari yayindi itujyana ahazarimbukirwa batarashatse kwakira ako gakiza, mukumva naguye hano. Ariko bazavuga ngo atari ku bundi bwoko kuriya yajyagaye ko duheruka, inzira arimo, inzira ajyamo hari ahantu yaje kuhagira ati. Ibi rero jyewe ndabigereranya na kiriya cyemezo cyafashwe cyo gusuhuka, ukava mu gihugu cyawe, ukava mu byizerwa, ukava mu nzira, ugatana, ukimuka, ukagenda. Hari abakristo benshi igihe ushobora kuvuga yuko dufite uburyo bwinshi bwo gusuhuka. Ushobora kuba uri hano mu rusengero, ushobora kuba udasiba misa, udasiba gahunda z'amateraniro, rwose pe uri muri korari, ukora umurimo w'Imana ku buryo umuntu wese yavuga ati arayujuje. Ariko mu by'ukuri waraje kuhahungira, warataye urugo rwawe kuko nta mahoro ariyo, wowe ufite urushako rutakuryoheye, wumva udashobora kwicara ngo utuze ngo wibuke za nshingano zawe ufite nk'umugore, nk'umugabo, nk'umubyeyi, kuko niryo torero rya mbere Imana yagushinze, sibyo? Niba iryo torero ukora umurimo w'Imana ku buryo umuntu wese yavuga ati arayujuje. Ariko mu by'ukuri waraje kuhahungira, warataye urugo rwawe kuko nta mahoro ariyo, wowe ufite urushako rutakuryoheye, wumva udashobora kwicara ngo utuze ngo wibuke za nshingano zawe ufite nk'umugore, nk'umugabo, nk'umubyeyi, kuko niryo torero rya mbere Imana yagushinze, sibyo? Niba iryo torero ritaguha umudendezo, ngo riguhe ubwisanzure, ngo riguhe kunezerwa, ugahunga ukigira mu bindi, ni byiza nabyo, sibyo? Ariko nuwigarukaho ukigenzura, uzasanga warahunze,
ushobora kuba wicaye aha ariko ufite icyo wahunze, ushobora kuba warahunze ibibazo byinshi. Yego, Yesu aravuga ati yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ariko ijambo ry'Imana rinatubwira nanone ngo nshobozwa byose nande na Kristo umpa imbaraga. Ntabwo rivuga ngo nuhura n'ikigeragezo ugihunge, uhunge, wiruke, uba wirengagijeho gato. Niba mu itorero habaye ibibazo ubuti bari abantu, uhunge wigendere nibindeba. Munsi numva ko amakuru meza ko bizaba byatunganye nzagaruka. Ese uruhare rwawe ruzaba rwarabaye uruhe niba uri urugingo rw'iryo torero? Hari benshi sinzi ubuzima mubamo mwese, ariko buri wese azi ubuzima bwe, azi icyo Imana yamuhamagariye, azi ko byose bitazagenda nk'uko tubyifuza. Ushobora kuba uri mu masezerano ukarambirwa, ukavuga uti Imana rwose ntabwo insubiza agiye ibi ngibi ndabirambiwe, nanjye ngiye kwishakishiriza inzira zanjye. Sibyo? Wenda wasezeranijwe akazi, warize amashuri aminuza, umaze imyaka ingahe masezerano ahari, isi Imana yo ntibibona nyine. Nzarya iki se? Nzabaho gute se? Sibyo? Ukava mu byo kwizera, ukava muri ya masezerano. Ariko mureke mbabwire bavandimwe, niyo mpamvu navuze ngo turirimbe iriya ndirimbo ngo ndi umukristo. Njye ndi umukristo, nzahora ndiwe igihe cyose. Bivuze ngo mu gihe cyiza, mu gihe kiruhanije, mu gihe kinkomereye, nzahora ndi umukristo, nzahora ndiwe kugeza igihe nzasohoreza rwa rugendo. Njye ndi umukristo. Icyo ni ikintu kikunezeza, kikanezeza umutima wawe, kikakunyura. Ni ikintu bya bindi bavuga ngo ni ikintu kidasubirwaho, ni don't touch. ntawagikoraho, kirashinganye. Niba narateye iyo ntambwe ndashinganye, uko byagenda kose ntabwo nzasuhuka, uko byagenda kose, kubera ko hari ya Mana muri kumwe kandi ishobora byose. Iyo Mana niba wariyemeje kuyakira, kugendana nayo, uri umuntu ukomeye, umunyembaraga, umunyagitinyiro cyinshi. Nta cyakagombye kuguhungabanya na kimwe, uko cyaba gisa icyo ari cyo cyose. Simvuga ngo ntikizaza, kizaza. Ndetse ahubwo umukristo umaze gushinga ahura n'ibikomeye, ariko biriya nibyo bituma ukura, nibyo biguteza intambwe, nibyo biguha ubuhamya, nibyo bigutuma ushobora kubwira n'abandi ko hari icyo wamenye, ukabakomeza, ukabafasha. Aya magambo, iyi nkuru ya Rusi iranezeza kubera ko ituma umuntu yibaza, agatekereza, akavuga ati yarahagurutse aragenda, Elimeleki aragenda, na Nawomi baragiye, ariko ntibyabahiriye, kuko aho bari bagiye ntabwo hari heza. Nubwo hari akantu ko gusubiza ikibazo mu buryo bwihuse, bya bindi byo kuvuga ngo ni ukwihuta, ariko ntabwo cyari igisubizo kirambye. Twirinde guhubuka, twirinde ibisubizo by'akanya gato bituzanira ibindi bibazo. Baragiye bararya barahaga, ariko byagenze bite hano? Ariko igihe cyarageze
Naomi amaze kugira ibyo byago afata icyemezo, yumva amakuru yuko iwabo noneho bejeje, sibyo? Buriya Naomi yari afite uburyo bubiri bwo guhitamo. Yashobora kuvuga ati ni byiza iwacu barejeje, nibyo nta nzara igihari, ariko gusubirayo meze ntya oya. Hariho abantu bavuga ati sinshaka kugawa, sinshaka ko abantu babona uko nabaye, sinshaka ko igisebo ntibijya bibaho ko abantu bihagararaho mu bintu by'amafuti, umuntu akihagararaho atoya batazanseka, batazangaya. Ubu bwari uburyo bumwe bwo kuvuga ati okay, na hano ibiryo birahari, naraje wenda nafashe icyemezo kitari cyiza, ariko mpebeye urwaje ndahagumye nzapfira inaha, sibyo? Byari gushoboka. Ubundi buryo nubwo yahisemo, yaravuze ati ndiyemeje ndatashye, nk'aba mwana w'ikirara mbese. Mu mezi umwana w'ikirara uko yagiye rwose agashyushya umutwe umubyeyi ati mu mugabane wanjye, ati ndagiye, akagenda ibyo yari afite byose akabyangiza bikamushirana, akisanga asangira n'ingurube. Aravuga ati nubwo ndi umupagani, nubwo ndi umuntu mubi, nubwo nakoze bibi, ariko mfashe icyemezo subiye iwacu, ndagiye, ngiye gusaba data imbabazi, mubwire ko nacumuye, musabe imbabazi. Yaratashye kandi yarababariwe, arongera agira agaciro, arongera mu muntu, kandi byanejeje, siwe byanejeje gusa n'umubyeyi nawe byaramunejeje. Rero iki gice kiratwereka ukuntu Naomi mu bibazo bikomeye cyane yahuye nabyo, yavuze ati numvise amakuru meza y'iwacu, reka ngende. Uyu mubyeyi iyo wishyize mu mwanya we, urumva ko yari no mu kigero gikuze, yashyingije, yarahuye ndetse n'ako kababaro, ibintu bimuca intege, ibintu bimubabaza cyane. Yashobora kuvuga ati ndagiye, mba rero kubera ko ndi umuntu ufite intege nkeya, ngiye gukora urugendo, ngiye gusubira iwacu, nta wundi muntu mfite, bakobwa rwose ndabinginze mumbabarire muze tujyane. Ubundi mu mitekerereze isanzwe numva ariko wabigenza, wavuga uti rwose bana banjye ndacyabakunda, n'ubundi muri abakazana, ariko ndi umubyeyi wanyu, rwose mwe kunsiga jyenyine, muze tugende. Murumva atari ko umuntu yabikora mu buryo busanzwe, kandi urumva byaba byumvikana kuko yarasigaye wenyine, agiye mu rugendo rusubira iwabo, ariko siko yabigenje. Uyu mubyeyi nawe arantangaza cyane kuko yari afite urukundo ku bakazana be no kutikunda. Ntabwo yikunze, yaravuze ati ibyo ari byo byose bakazana banjye baracyari bato, baracyari bato, bakeneye gukora ubundi buzima, sibyo? Bakeneye kongera gushaka, bafite imiryango iwabo, bafite ababyeyi, bafite abavandimwe, wenda bafite n'imitungo. Kuki nabahatira kuza ngo tujyane? Murumva uyu mubyeyi yari afite imitekerereze, yari afite kutikunda, yari afite gukunda abakazana be. Abakazana bashatse kumukurikira, arababwira ati oya bana banjye, oya muracyari bato, musubireyo, nimugende. Bararira, baramubwira oya ntabwo twagusiga wenyine mama, tureke tujyane. Kandi byarumvikanaga atoya,
ati mundebe uko ngana, ati ndashaje, nta bandi bana mfite mu nda. Niyo byaba igitangaza nkagira umugabo uyu munsi, abo bana nazabyara nkabyara abahungu ntibazashobora kuba abagabo kubabera abagabo. Rwose mundeke nimugende mukore ubuzima bwanyu. Arabahendahenda, yafashe icyemezo, arazirikana, kandi yari yuzuye umutima w'urukundo n'impuhwe. Ati nimugende. Ku murongo wa 8 niho tubibona, ndetse no ku murongo wa 9 aho yakomeje kubinginga. Ndumva ntari busubiramo ko dufite umwanya muremure, ariko reka tugere ku murongo wa 14. Barongera batera hejuru bararira, arimo abwira toya nimusubireyo. Abakazana bararira. Orupa asoma nyirabukwe, aramuhobera cyane, amusezeraho. Orupa yageze aho ngaho arabyemera. Ariko aho nashatse ko dutinda cyane ni kuri Nawomi, bambe ni kuri Rusi. Rusi aramusubiza ati, ubwo arabwira Nawomi ati winyinginga kugusiga. Yari yabinginze cyane, agikomeza kwinginga ati no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko mubyumve neza, aho uzajya niho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe. Maze arangiza asa n'igikora ikoze indahiro, aravuga ati nihagira ikizadutandukanya nawe kitari urupfu, mubyumve, nihagira ikizantandukanya nawe kitari urupfu, Uwiteka azagira ate? Azabimpore, ndetse bikabije. Iyo ni indahiro ikomeye cyane. Ubundi niyo yakabaye indahiro y'umukristo. Igihe wemeye gutera intambwe, igihe wemeye kwakira agakiza, igihe wemeye kwakira Yesu mu bugingo bwawe, icyo gihe muba mubaye umwe, sibyo? Muba mubaye umwe. Ntabwo byumvikana ukuntu wamwigobotora, ubundi ntibyakabaye bishoboka. Ntabwo byakabaye bishoboka. Wakabaye uvuga nka Rusi, ukavuga uti Mwami Yesu, ukavuga uti nk'uko twari tumaze kubisoma, uti Yesu, aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara. Ariko mwumva uwo munyenga wo kubwira Yesu koko ubisubiremo, uti Mwami Yesu, aho uzajya nzaba mpari, aho uzarara tuzajya turarana, sibyo? Ni byiza cyane, urabivuga ukumva uraryohewe. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Ubwoko bwacu ni ubuhe? Si ubwo mu ijuru se? Turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. Iyo wakiriye agakiza ubaye umwana w'Imana nyawe. Abana b'Imana ni benshi, ariko ababimenye ntabwo ari benshi, kuko Imana twese yaturemye idukunze. Nta muntu wavutse kuri iyi si ari impanuka. Nta n'umwe Imana itazi, nta n'umwe Imana idatuye muri we, sibyo? Ariko kumenya icyo uri cyo ni iyindi ntambwe. Uri mubwira Yesu uti ubwoko bwawe
ubwoko bwanjye ngewe umwana w'Imana nibwo bwoko bwanjye, Imana yawe izaba Imana yanjye. Yesu tuzanambana, sibyo? Ibi rero yongeyeho twakabaye natwe tubyongeraho. Nta kintu na kimwe kigomba kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo, nta na kimwe. Wakagombye kuba uvuga uti niharamuka hari ikintu kintandukanije nawe mwami Yesu, kuva amaze kwemera, kuva amaze kukwiyegurira, Uwiteka azabimpora. Ariko Uwiteka ni umunyambabazi, sibyo? Aratubabarira kuko azi intege nke zacu. Ese uburusi koko yatinyutse kuvuga aya magambo ashingiye ku ki? Nawe byibaze, umukobwa muto wari ufite amahirwe yo kuzashaka, ariko yewe iyo ngerageje kubitekereza ko iyi nkuru ntabwo ibitubwira neza, ariko iyo ntekereje nsanga Nawomi yaramwereye imbuto. Nawomi imibereho ye mu gihe bamaranye yasobanukiwe Imana y'iwabo, yasobanukiye ko Nawomi afite Imana itandukanye n'iy'iwabo. Nibyo byamuhaye ziriya mbaraga zo gufata icyemezo cyo kumukurikira, kuko iyo bitari byo simbona ikindi kintu cyari kumutera kugira uko kwiyemeza kudasanzwe guhambaye akemera kumunambaho. Ntabwo mbona ikindi kintu kidasanzwe yari yamukoreye. Nimusubira haruguru musoma ariya magambo, ntabwo Nawomi yigeze atandukanya bakazana be ngo wenda tuvuge ngo yakundaga Rusi urukundo rwinshi ruruta urwa mugenzi we. Nta hantu na hamwe twigeze tubibona, siko bimeze? Ntabwo rero kuba Rusi yarafashe kiriya cyemezo, ngewe iyo mbitekereje neza numva hari ikintu cyabaye mu mutima we, hari ikintu yahishuriwe, hari ikintu Imana yamuhishuriye cyatumye wenda yari ataranagisobanukirwa neza. Nimusoma iyi nkuru muzabona uko byaje kugenda, hanyuma ukanavuga uti yahisemo neza, ariko yabyumvise mu mutima we. Nge nahamya ko afite ikintu cyamubwiye mu mutima we ko agomba kujyana na Nawomi. Atari uko yamukundaga kurushaho Orupa, atari uko hari ikindi kizwi yamukoreye kidasanzwe, atari uko hari undi mugabo amubikiye amwijeje ko agiye kuzamushyingira, oya. Ariko mu mutima we, mu mutima wa Rusi, ndahamya ko ijwi ry'Imana ryavuganye n'umutima we. Iryo jwi ryavuganye n'umutima we rishobora kuba ryaravuganye nanone n'umutima wa Orupa, kuko nta mpamvu yo kubatandukanya. Ariko twese hari uburyo bumwe cyangwa ubundi tujya twumva ijwi ry'Imana, ukaryumva wenda nturisobanukirwe ku gihe cya mbere, ukongera ukaryumva ukumva nturisobanukiwe, ukongera ukaryumva ugahamanya n'umutima wawe ko ijwi ryakubwiye ari ijwi ry'Imana. Icyo ni kimwe. Iyo wumvise ijwi ry'Imana turyumvira dute? Kumvira ijwi ry'Imana ni ikindi. Rusi rero yumvira ijwi ry'Imana, ntiyatinya ingorane bazahura nazo, kuko yaravuze ati aho uzagwa niho nzagwa. Nta nubwo bari bizeye ko azashyika amahoro, sibyo? Bari bagiye batyo bonyine, mu ntege nke, mu mubabaro wo gupfusha, wo gupfakara.
atazagwa niho nzagwa. Imana yawe niyo izaba imana yanjye. Ni ukuvuga ngo yateye umugongo za mana z'iwabo nyinshi cyane, buri kimwe cyose cyari gifite imana, ariko yari yasobanukiye ko hari imana ishobora byose. Aravuga ati imana yawe kuva uyu munsi ni izaba imana yanjye. Wakongeraho n'andi magambo, ni imana izaturinda, ni imana izatukura aha habi ikatujyana heza, izadushyitsa amahoro, kandi niyo twapfa tuzayipfira muri iyo mana. Haleluya. Rusi rero yabaye umukobwa mwiza cyane wumviye ijwi ry'Imana, kandi yerewe imbuto na nyirabukwe. Dufite ibibazo bikomeye cyane mu miryango y'Abanyarwanda muri iki gihe. Mureke mbivuge, mbonye amahirwe yo kubivugira hano, kuko uru rugero rw'aba bantu bombi navuga yuko mutekereza umuryango ubakikije uko ubumeze, ko waba umeze. Ubu bumwe hagati y'umubyeyi n'abakazana be, uyu mutima wo kutikunda, uyu mutima wo kwifuriza abana ibyiza, byarashobokaga ko yari kugira umujinya w'umuranduranzuzi akawutura abakazana be, kandi nawe nta n'uruhare bagize mu gupfusha abana be, akabahindura abagore batera umwaka. Sibyo? Batumye abana banjye bapfa. Sibyo? Sigaye ntako nifite nigira. Nimuzi ko bibaho? Bibaho cyane. Mfushe umwana wa mbere, mfushe n'umuhungu wanjye wa kabiri. Aba bakobwa bafite abadayimoni. Ntibumuyizi? Aba bantu umujinya, kabuka inabi, bashobora kuba baranagiye kera kubera umutima mubi no kubihirwa, ariko siko Nawomi yabigenje. N'aba bakazana ntibahise bamuta, bagumanye nawe bakimara gupfakana, kuko Bibiri tugaragariza yuko iyi nkuru bafashe icyemezo, niwe wabingize ngo nibagende, kuko yari asubiye iwabo. Arakomeza arabinginga, ubundi atanabinginga hari wenda bari gukomezanya bose, ariko uyu mubyeyi yabaye umubyeyi mwiza. Ndamureba nk'umubyeyi dukwiye kuba dufite uyu munsi w'umukristo. Reka mvuge w'umukristo, uretse ko n'umubyeyi w'umunyarwanda n'ubu bupfura akwiye kuba bufite, kuko dufite byinshi tuvoma mu muco wacu byiza bitwubaka, tukagira ubupfura bwo gukunda abana bacu, gukunda ingo z'abana bacu, tukazishyigikira, tukazubaka, tukazifuriza ibyiza, aho kugira ngo tujye kuzitegeka, aho kugira ngo tujye kuzijyanamo amakimbirane, aho kugira ngo tujye kuzisenya, aho kugira ngo tuzane ishyari mu bana cyangwa mu baturanyi, ngo uriya yashyingije cyangwa sindashyingiza, ibintu bigacika nkaho ari we wagomba gushyingiranwa nabo. Ibyo byose ni ibibazo dufite muri sosiyete yacu, ariko uyu mubyeyi ari igitangaza. Ariko n'aba bana nabo urabona ko imitima yabo yari yaragiye mu nzira ikwiye igororotse. Baratashye, baragiye, bagezeyo, basubiye hehe? Basubiye iwabo. Mu kihe gihugu? cy'i Betelehemu, cya gihugu kibitse amasezerano, cya gihugu kizavukiramo abantu bakomeye cyane bahambaye,
batugeza kuri nde? Kuri Yesu Kristo. Icyo nicyo gihugu Nawomi yasubiyemo ajyanye na Rusi. Ntabwo nshaka kujya mu nkuru ndende zose zakurikiyeho, ariko nagira ngo mbabwire muze mbasabe muze gukomeza muhasome, kuko Nawomi agezeyo umurongo uri ukurikiraho ntabwo nari nawusomye wa 19, baravuga ngo nuko bombi barajyana bagera ni Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarikwa imitima nabo. Abagore barabazanya bati, uyu ni Nawomi koko? Use ni Nawomi? Nawomi tuzi se n'uyu. Murabyumva bya bindi byari kugutinyisha gusubira iwanyu, nibyo bamwakirije bati uyu ni Nawomi. Aravuga ati, mukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara. Mara bisobanura ngo ushaririwe. Murabyumva? Uzi ko hari abakristo basigaye biyemeje kwitwa ba Mara? Mwari mubizi ariko ukabona umukristo yahoze ari umunyamahoro, ari umunyamirimo, ari umukristo ufasha abandi, noneho wajya kureba ugasanga ahindutse Mara, ugasanga ahora azinze umunyi. Pasite babahora ibyo no guca imanza, ariko buri wese yakwisuzuma ukabona arabihiwe pepepepe, ukajya umureba ukavuga uti kuriya muntu yabaye ati yadutsweho n'ibiki, kandi nawe akajya abyivugira ati jyewe no nubwo ndi muri korali ariko nzajya nza ndirimba ariko fini tubyara nabo, sinshaka guhura namwe, sinshaka guterana namwe. Abihiwe pe, yarabaye Mara. Abafite ikimushaririye cyamuhugije, cyamuhinduye Mara. Bakristo bavandimwe, byakubaho? Ntibyakubaho se? Utitonze byakubaho ugahinduka Mara, ukajya uza mu rusengero uzanye na madamu wawe ntiwifuze kwicarana nawe. Ubwo se warahindutse iki? Mara. Umukristo wabaye Mara we ni ibigeragezo bikomeye cyane. Niba nusanzwe ari mu buzima busanzwe, wenda wavuga uti hari icyo atarahishurirwa, hari icyo ataramenya, ariko uwamenye ukuri agasubira inyuma, agasuhuka, agahunga, akajya agahinduka Mara, bakakubonamo Mara, nawe ugasigara wiyita Mara, uwo ni umukristo ukeneye iki? Gusengerwa no kongera kugira ububyutse muri we. Dusabe Imana iturinde guhinduka ba Mara. Dushobora kuba ba Mara kuri dogere zitandukanye, ariko kuba Mara ni ibintu bituba hafi cyane. Kristo ushaririye, ubihiwe n'ubuzima, umukristo wahindutse Mara, ushobora no kukubwira ati jyewe uwampa ikinkura kuri iyi si. Ese ni umukristo? Aba buri iki? Kwa kwiyemeza kugenda na Kristo. Uko byagenda uko ariko kose nzagendana nawe, kuko arahari. No mu bikomeye turi kumwe kugeza igihe nzavira muri ubu buzima. Rero Nawomi yaragishaririwe cyane n'ibyamubayeho, nubwo yafashe icyemezo. Yarashaririwe ari kubona ko ari mu cyerekezo kigana gisubira mu nzira, sibyo? Gisubira ku isoko. Yarimo asubira ku isoko, asubira iwabo.
uko byaje kugenda hanyuma mwarabibonye, muraza kubisoma wenda batazi inkuru, ariko icyo tubona ni uko haziyemo n'umugabo witwa Bowazi. Uzamubona Bowazi ngo yari umugabo ukomeye cyane w'umukire, ariko wari mwene wabo wa hafi wa Nawomi. Kuko ikintu bakoze bwa mbere bakigera iwabo i Betelehemu ni ukujya Nawomi, kuko ari bambe Rusi kuba ari we ufite imbaraga, niwe wagiye gushaka amaramuko ajya guhumba. Murabizi ninde wahumbye? Mwe muri abanyamujyi ntabwo muzi guhumba, murabizi? Murabizi guhumba. Uragenda ukagenda aho barimo gusarura, ugategereza kujya gutoragura utwasigaye. Uko niko guhumba. Yaragiye rero, kuko hari umwana wiyemeje kubana na nyirabukwe no kumufasha muri byose. Nubwo bavuze ngo barejeje, ariko ntabwo bajyaga gusarura aho batahinze, sibyo? Bahageze mu gihe cy'isarura, nta kindi bari gukora uretse guhumba. Aragenda arahumba Rusi, ariko aza kugira atya, ajya guhumba mu murima w'umuntu witwaga nde? Bowazi. Mwumva ukuntu Imana ikora. Bowazi agiye kuzasanga nawe aramuri atari ku mwana w'itondo ryawe, umwana, ese yewe mukobwa urinde? Yaje arahumba, arongera yasubira arahumba, arabona umwana witonze, aturinde, ati nitwa Rusi, ati umukazana wa Nawomi, ati inkuru yawe yangezeho. Murabyumva? Inkuru yawe yangezeho, namenye amakuru yawe meza, yuko uri umukobwa w'umutima, wanze gusiga Nawomi wenyine, uri umunyamahanga, ukanga gusigara mu gihugu cy'iwanyu, ukamuherekeza kurinda ageze iwabo, wemera kubana nawe. Ati amakuru yawe yangezeho, ati maze kuva uyu munsi, dore aba bahungu bari aho, ntazajya n'umwe ugukoraho. Ujye uhumba, ucyure ibikwiye, ushyire Nawomi. Iyi nkuru irangira tubona buriya muco w'Abisirayeli habagamo ikintu cyitwa kugira gute? Menya hari abandi hano mu Rwanda twabyitaga guhungura, sibyo? Abakuze muri mwebwe, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri mu muco wacu ntabwo mu muco wacu ubundi nta bupfakazi bwabagaho, kuko umugore yari uw'umuryango, niko byari bimeze. Ntabwo wapfakaraga ngo ube umupfakazi. Wabonaga undi washakwaga wenda n'umuvandimwe mugabo, bakagushakira undi mugabo mu muryango. Ubupfakazi ntabwo cyari ikibazo muri sosiyete yo hambere ya kera nko kuri uyu munsi. N'aha rero bari bafite umuco umeze nk'uwacu hambere. Ntabwo bemeraga yuko umupfakazi akomeza kuba umupfakazi, ahubwo habagaho icyo bitaga ndashaka umurongo wenda nagira ngo some uza ariko reka ne gusoma imirongo myinshi, reka mbibabwire ko jye nabisomye, namwe muraza kubisoma. Uwo muco wo guhungura, sibyo? Ubundi rero uko guhungura kwagombaga guhera kuri nde? Kuri Nawomi, kuko yari umupfakazi, sibyo se? Niwe byagombaga guheraho. Kandi abantu bari barasigaye mu muryango w'umugabo we ntabwo bari benshi. Hari Bowazi n'undi muntu umwe,
ariko nawe maravuga ati mwana wanjye kubera ko ukiri muto yewe ndakuze, ni wowe ahubwo ukeneye kubona umugabo, sibyo? Byaje kurangira Bowazi ari uhunguye Rusi, murabyumva? Hanyuma tuza kubona no mu gisekuru cya Yesu, muze gusoma muri Matayo muzasangamo Bowazi na Rusi ko bari muri icyo gisekuru cyageze kuri Dawidi kikagera no kuri Yesu. Rusi w'umunyamahanga yagiye mu gisekuru cy'abami bakomeye cyane ndetse kugera no kuri Yesu. Yumviye kubera iki? Kuko yumviye ijwi ry'Imana. Uwo niwe Rusi nifuzaga ko dufataho urugero, ndetse na Naomi muri uyu mwanya, kugira ngo tube abakristu ariko biyemeje. Twiyemeze. Ngewe mbona aricyo tubuzana Kacyiru tuzakomeza gukenera kugeza. Yesu turamuzi, turamuhamya, turaryoherwa cyane. Bantu mufite impano mujye mukomeza muzikoresha, ariko iza Kacyiru umenya nta handi ziba. Mwarababonye abana bacu baraduha icyizere gikomeye cyane. Murabona urubyiruko, murabona abantu bambaye iby'ubururu, n'abariya bose. Ni ukuri Kacyiru dufite imigisha myinshi, ariko umukoro dufite ni uwo kugumamo kugeza ku iherezo. Tuzanezerwa yego, tuzishima, tuzahamya, tuzaririmba, tuzahimbaza, ariko ikiri mu mutima wacu, cya kindi twiyemeje, ya ndahiro twakoze wakoranye na Yesu, iyo niyo y'ingenzi izazana wa munezero ugaragariza hano mu rusengero. Ntabwo ari umunezero w'inyuma, n'uturutse mu mutima. Ikiri mu mutima wawe nicyo ugomba gukomeraho ukagendana nacyo kugeza ku ndunduro. Icyo nicyo nifuriza buri muntu wese uri hano, ukareka kuba mara, ukareka gusharirirwa uri umuntu w'Imana. Nta muntu w'Imana usharirirwa. Umuntu w'Imana arihangana iyo yageze mu bigeragezo, mu bikomeye, agategereza ku isezerano ry'Imana risohora. Ariko ntabwo ahinduka mara. Twirinde guhinduka ba mara, ahubwo dukomeze kugira uwo muhate, izo mbaraga, uko kwiyemeza kutavaho kwa buri munsi. Wongere buri munsi ubivuge, ubisubiremo. Niba uvugiye gucika intege, Imana irahari, Mwuka Wera arahari wo kutwambika imbaraga kugira ngo dukomeze, tudacika intege, ariko dukomeze urugendo. Tuzanezezwa cyane umunsi umwe tuzaba duhuye tungana dutya n'abandi bose tuzi n'abo tutazi, dushima Imana, tuvuga tuti Imana warakoze kuturinda muri rwa rugendo rutari rworoshye, ariko ko twagendanye nawe, ko twakunambyeho, kuko twavuze ko aho uzarara ariho tuzarara. Ni ukuri waradushoboje, turagushima. Mureke tubigire intego nk'uko Rusi yabigize intego. Mureke iki cyumweru tugiye kwinjiramo kibe icyumweru cyo kongera kwiyemeza. Uyu ni umunsi udasanzwe wo kuvugurura amasezerano dufitanye n'Imana. Uyu ni umunsi udasanzwe wo kureka kwiheba. Ntabwo ugomba kwiheba kuko ufite iki? Kuko ufite Imana. Ufite Imana aba afite iki? Aba afite byose. Uwiteka Imana adufashe, adukomeze, atwongerera imbaraga, kandi nitwumva ijwi ry'Imana tujye turyumvira, kuko Imana ifite icyo yavuganye nawe, ifite icyo gushakaho,
igufiteho umugambi mwiza, nanjye uvuga ifiteho umugambi, abaririmbyi bafiteho umugambi. Kandi twirinde kuvangirwa, twirinde amajwi adaturutse ku Mana kuko nayo ariho. Tugire ubwenge bwo kurondora no kumenya ijwi ry'Imana nyakuri, nituryumva maze turyumvire, ibisigaye Imana izabidushoboza. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha.